tubaye ikaze muryango mugari nkuko mubona murabona ko tuhageze kuri Harvest Bible Fellowship Rwanda. Uyu ni wa mwanya baturibaza biri Igasubiza. Hari ibibazo byinshi abantu bagenda bibaza kuri Bibiliya. Urugero, hari abantu bibaza ngo ese umubatizo ni iki, abandi bakibaza ngo ese hari ubwoko bungahe bw'imibatizo. Reka twegere abantu bamwe na bamwe batubwire uko babyumva cyangwa icyo babitekerezaho. Tugeze ku ishansiyo rero, hari abubatsi ariko nubwo ari abubatsi ni abakristo. Reka tubabaze muri bya bibazo byacu, ese utekereza ko umubatizo ari iki? Umubatizo ugiye ko mbyumva uvuga upfana na Kristo ukazukana nawe. none se ubwo utekereza ko haba hari imibatizo nyingahe? Yewe nk'umukristo ko mbizi habaho imibatizo ibiri. Uwa mbere ni uwo kubatizwa mu mazi menshi, n'undi wo babatiza ku gahanga, ariko w'abakristo no mu mazi menshi. Urakoze cyane. Amarisi, hari ikibazo abantu bari kwibaza, umubatizo ni iki? Cyangwa uwumvutse iyo bavuze umubatizo? Hari imibatizo ibiri yonze. Umubatizo mu mazi menshi, hakabaho n'umubatizo abantu batiza ku gahanga. Ariko nge nkemera umubatizo wo mu mazi menshi. Umubatizo wo mu mazi menshi usobanura gupfa no kuzuka bya Yesu Kristo. Urakoze cyane. Urakoze cyane. None se ubundi utekereza ko umubatizo umara iki abakristo? Umubatizo icyo ntekereza cyo muri abakristo ni uko iyo umukristo abatijwe abageze ikirenge mu cya Yesu Kristo, kuko Yesu Kristo nawe yarapfuye arazuka. Iyo umukristo bamubatije abapfuye, ubwo iyo bamukuye mu mazi aba ari ikimenyetso cyerekana yuko azutse. Niko byumva. Murakoze, tubahaye ikaze ahangaha muje. Ngewe nitwa Aimable, ni umuyobozi w'ikigo cya Harvest Academy Mahoko, ni ikigo cy'itorero. Yego, murakoze. Hari ikibazo twashaka kubaza abantu bamwe na bagenda bibaza, ukatubwira uko byumva. Umubatizo ni iki? Nk'abantu b'abakristo twari twakagombye kumenya gusobanukirwa neza umubatizo, kuko n'ubundi turi abanyetorero. Umubatizo uko mbyumva, iyo umuntu abatijwe bivuze ngo ahambye ibyaha akazukana na Yesu. Ni ikintu cyiza cy'umubatizo, nuko nguko mbyumva. Murakoze cyane, kiduhuza n'Imana ku buryo bwihuse. Urakoze cyane. Urakoze cyane. Ese direct ikindi kibazo cy'amatsiko, ese utekereza ko habaho imibatizo ingahe? Ntekereza ko imibatizo ibaho ari imibatizo itatu umuntu ashobora kubatizwamo. Nshingiye ku ijambo ry'Imana ryo muri Bibiliya, aho Yohana yigeze ahamagarira abantu akababwira ati, yemwe mwabana b'ikiramwe, ninde ubabwiye ngo muhungu umujinya ugiye kuzatera? Icyo gihe bari bamusanze kuri Yorodani arimo kubatiza. Ababwira amagambo meza akomeye, arababwira ati, ngeweho ndababatirisha amazi, ariko hari undi uzaza nyuma azabatirisha umwuka n'umuriro. Ntekereza ko rero hariho imibatizo itatu: umubatizo w'amazi, umubatizo w'umwuka n'umubatizo w'umuriro. Imana ibahimigisha nuko mbyumva. Urakoze cyane. Yes, I greet you all in the name of Jesus Christ. Amen. I am by the name Niyonzima Emmanuel, a teacher by talent. I am the acting director of studies at Harvest Academy Mahoko, and I thank you very much for hosting me here. I am a Christian, most importantly. Thank you very much. Good. Thank you. So Emma, yes. Christian has many questions about the Bible. Yes. So we want to ask you one question. Yes. So what do you think baptism is? Thank you very much, my sister, about that. I think as a Christian, baptism, I see it as an act, a religious act of which I think it's an act whereby it goes with an act of water, where they pour water on you, and then as a way of religious purification from one as a way of
of, I don't know, but I can say as a way of ensuring your Christianity maybe. Okay. The second question is this. How many types of baptism you know? Okay, thank you very much. I know 3 forms of baptism. Yes. One baptism is by immersion. Another baptism is by sprinkling of water. Another one is by pouring water on your face. Okay. And these they differ from one religious denomination to another. Tubahaye ikaze turi muri gahunda ya Turibaza Bibiliya Igasubiza. Muri iyo gahunda rero hari ibibazo bitandukanye abakristo bagiye babaza cyane ku bibazo bijyanye n'umubatizo. Tuzagenda tubiganiraho muri ibi byumweru 3 biri imbere, ariko ikibazo cya mbere kirabaza ngo umubatizo ni iki? B yaho ikabaza ngo ese hari imibatizo ingahe? Twagiye twegera abakristo batandukanye rero nabo bagenda bavuga ukuntu babyumva, bagenda bavuga ukuntu babitekereza. Ariko dufite umugisha, turi kumwe na pasiteri agiye kudufasha tubwire icyo Bibiliya bivugaho ndetse n'ibisubizo Bibiliya itanga kuri ibyo bibazo bijyanye n'umubatizo. Ikaze pasiteri. Murakoze. Tumaze kumva ibisubizo abantu batanze, reka tubashimire abatanze ibisubizo byanyu. Turabona mwari muri ku kazi, mwari mu bitandukanye, ariko mufata umwanya murasubiza. Imana ibaho umugisha. Ibyo mwasubije bimwe nibyo, hari ahandi wenda abantu mva basubiza ariko kumva wenda bari kuvuga, ariko muzi ko muri Harvest Bible Fellowship Rwanda turavuga ngo turibaza Bibiliya igasubiza. Reka rero twumve Bibiliya yasubije ngo iki twihuza. Umubatizo ni iki? Ubundi umubatizo, iryo jambo umubatizo turaritira cyangwa se ryarahinduwe arikuwe mu rurimi rw'amahanga rw'ikigiriki. Hari ijambo bitwa batizo. Batizo bivuze kwinika, bivuze kwibiza, gushyira mu mazi. Bivuze rero ngo umubatizo ni ukwibiza, umubatizo ni ugushyira mu mazi ikintu kikajyamo hasi indani. So rero iyo urebye Bibiliya iko ivuga umubatizo usanga ari bishushanya gupfana na Kristo no kuzukana nawe. Reka ho adusomere Abaroma 6 ibice 3 umurongo wa 4. Icyambere nuko umubatizo bivuze kwibiza, bivuze gushyira mu mazi, ariko bishushanya gupfana na Kristo no kuzukana nawe mu buzima cyangwa se mu bugingo bushya. Abaroma ibice 6 ku murongo wa 3 haravuga ngo ntimuzi yuko twese ababatirijwe muri Yesu Kristo twabatirijwe no mu rupfu rwe. Umurongo wa 4 nuko rero kubw'umubatizo twahambanywe nawe mu rupfu rwe, kugira ngo nkuko Kristo yazuwe n'ubwiza bwa Data wa twese aba ari nako natwe tugendera mu bugingo bushya. Ntabwo twe twagiye kumusarura ngo dupfe, nta nubwo badushyize mu mva nk'uko Yesu yagiye mu mva, ariko Pawulo ari gusobanura neza ko umubatizo ushushanya ko twebwe abayizeye Kristo mwami n'umukiza ko turaje tubirebe. Nanone se habatizwa nde? Habatizwa uwizeye, habatizwa uwihana. Uwo rero kubatizwa gushyirwa muri ya mazi ukibizwa ukajyamo munsi amazi akakurengera, bishushanyije ko upfanye nande na Kristo. None iyo uvuye mu mazi bishushanyije ko uzukanye nande na Kristo, uzuke kuba buno buzima bushya Paulo ari kugira ute ari kuvuga. So umubatizo rero bivuze kwibizwa mu mazi, ariko ntago ari kwibizwa gusa bisanzwe, bishushanya gupfana na Kristo no kuzukana nawe. Atese hari imibatizo ingahe ku isi? Abantu bavuga imibatizo myinshi. Hari ababatiza mu muriro, hari abacisha abantu mu muriro, hari ababati ni ukubatiza wenda mu bwoko butandukanye, bamwe ku gahanga, abandi mu mazi menshi, kubatiza gatatu. Ariko Bibiliya ivuga umubatizo umwe. Yego, umubatizo Bibiliya ivuga ni umwe ufite ibisobanuro, nk'uko ushobora kohereza ubusobanuro bwinshi, ariko ubusobanuro bushushanya ikintu kimwe gusa, gupfana na Kristo no kuzukana nawe. Bibiliya umubatizo umwe uvuga ni umubatizo wo kwibizwa mu mazi menshi. yego. Uwo mubatizo nk'uko twanasobanura iryo jambo batizo bivuze kwinika, kwibiza, tuwusanga muri Bibiliya. Urugero dusomere Yohana 3:23. Yohana 3:23 havuga ngo iki? Yohana ibice 3 ku murongo wa 23 haranditse ngo ariko Yohana we yabatirizaga muri Ayinoni bugufi bw'Isalimu, kuko hari amazi menshi. Yabatirizaga muri Ayinoni kuko hari iki? Amazi menshi. Ni ukuvuga ngo umubatizo w'amazi menshi
umubatizo wo kwibiza mu mazi menshi niwo mubatizo Bibiliya irute Ivuga. umuntu wa mbere mu isezerano rishya dutangira kubona atangiye kuvugwa cyane abatiza abantu ni Yohana. Anari wabatije nde? Yesu. Yohana yabatizwaga mu ruzi rwa Yorodani. Aho yabatizaga n'ahantu ngo hari amazi iki menshi. So bivuze ngo umubatizo Bibiliya iri kuvuga umubatizo wo kwibiza amazi menshi. So bivuze ngo umubatizo Bibiliya yemera ivuga umubatizo wo mu mazi menshi. Kubatizwa mu mazi menshi. Hari n'abandi usanga babyitiranye ugasanga umubatizo bayigize ebyiri ngo nukubatizwa mu mazi bakazagira n'ikindi gihe ngo cyo kubatizwa ngo mu mwuka wera ngo bakavuga indimi. Rimwe na rimwe aho nabyo ni ikibazo nanone tuzagana neza, ariko uyu munsi reka tumanze twibane ngo umubatizo niki. Umubatizo ni ugupfana nande? Na Kristo. Nicyo bishushanya. Ikindi hari umubatizo umwe gusa w'amazi menshi, kwibizwa mu mazi bishushanya gupfana na Kristo, kuva mu mazi bishushanya kugira ute kuzukana nawe kugira ngo ube mu buzima bushya guhesha Imana iki icyubahiro, kuko twaremeye guhesha Imana iki icyubahiro. Imana bamugisha kana mwakoze ku iki kibazo cyiza, dukomeze tuzirikane ko twibaza ariko birikagira ute igasubiza. Imana bamugisha. Pastor arakoze cyane, wakoze kubw'umwanya wawe kandi namwe nizere ko musobanukiwe. Imana ibaha umugisha. Amen.